murabireba bagiye kunkorera makiyaje kugira ngo nze kuza imbere ya kamera nsa neza. Uyu nguyu ugiye kuyinkorera yitwa Linda, ni umukinnyi wa filime ariko agakorana makiyaje, agakora inzara. Umuntu ushaka gusa neza yamugana akorera muri Tower. Ikindi agiye kubikurikiranya ariko kubera ko nge ntazi ukuntu bigiye byitwa kandi we adashaka kuvugira muri video, ntago ndi bugiye mvuga ngo nsize iki gusa icyo yabanje kumanagura akurikizaho tiro, ibindi byose ntabyo nzi. Ubwo ngubwo Linda arihangana, ubutaha azadufashe najya ku makiya azabikore nyine ababwira ukuntu agenda bikurikirana. Nkuko mubireba Linda ashoje makiyaje ye, murabibona ko nahindutse ukuntu twatangiye nsa, ntago ariko nyiri gusa. Yagiye yashyizeho ka kosira, ashyiraho fondete, ashyiraho foundation, ashyiraho tiro, ansiga akangaka kandi iruhande niba kitwa erayiki ntago nkazi, azakabibwirira. Gusa ni umuntu uzi kumakiya neza kandi agira vuba mu buryo bwihuse, ntago yakumakiya ufite gahunda ngo agukereze. Nimero ye rero reka nyibahereze kugira ngo nukenera gukora makiyaje yaba no mu rugo yagusangayo, ariko akorera muri Tower mu muryango wa 6. Rero nukenera ko yakumakiya ubibashije kujya ku kazi uzamusangayo, niba utabibashije uzamuhamagara agusanga aho uri. Nimero ye ni 0782 77 89 13, 0788 77 89 13. Wamusanga agukorere neza, nta gahenda, ni umumama mwiza kandi wumvikana. Turabakunda cyane. Kora subscribe rero niba utarayikora, ubundi kurikirana uko ikiganiro kigiye kugenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatari abayisilamu, amahoro y'Imana bane namwe. Abasilamu bagenzi banjye mbifurije gusiba kwiza. Mpaye ikaze rero abantu bose bareba channel ya MANZI filime, abantu bari bakumbuye Carine, abantu bakumbuye Buddy, abantu bakumbuye nyine famille yacu, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nkuko mubireba twatumaze iminsi tutaboneka, ariko nashatse ko dutangira mu RAMADHAN muzi ko tugihari, bitazagira ngo twaragiye cyangwa se hari izindi mpamvu cyangwa izindi mbogamizi zabayeho. Nakazi kagiye kaba kenshi n'impinduka z'ubuzima zigenda zizamo. Murabizi iyo umuntu ari mu isi ahora n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari byinshi rero byatumaga tutaboneka imbere ya kamera, ariko ndakeka ubu ngubu bimaze kugenda bijya iruhande. Rero nifuje ko ntangira mu RAMADHAN turi kumwe kugira ngo mukurikirane ibikorwa byacu. Nshimiye abantu barenga 7500 bamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ndarikira n'abandi rero badukunda, abandi bifuza kudushyigikira, namwe nimukore subscribe. Ni ugukandaho gusa, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi iyo ubikoze ubuduhaye inkunga. Ndagushimira wowe wabanye natwe muri filime Mayidota kuva yatangira kugera igeze ku musozo wayo. Muha ikaze muri filime nshyashya tugiye gutangira. Tugiye gukora filime navuga ngo ni filime itandukanye n'izindi filime zose nigeze nkora mu buzima bwanjye. Ni filime irimo ukuri kwinshi k'ubuzima bwanjye bwite na famille yanjye, ariko by'umwihariko n'umugabo wanjye. Tugiye kubahereza filime yitwa True Love. Ni ukuvuga ngo ni filime yerekana uko namenyanye na Serie, uko twakundanye, ibyo twagiye ducamo, yaba ibyiza cyangwa ibibi. Bizaba nyine ni filime igiye kwerekana ukuri kwinshi. Niba uzi ko hari uruhare cyangwa se hari igice wagize mu buzima bwacu, nubibona muri filime nyine ntuzavuge ngo kuki biriya bintu babishyizemo. Nuko dushaka guha ukuri abanyarwanda, kuko hari abantu benshi bibaza kubera iki Carine abana na Buddy, kubera iki Buddy abana na Carine, kubera iki. Izo za kubera iki rero zagiye ziza mu mitima ya benshi, cyangwa abantu benshi mwagiye mwibaza, ndi kugira ngo tuzibamare. Tugiye kubereka nyine impamvu tubana, impamvu ki twahuye, impamvu tukiri kumwe, nyine izo mpamvu zose tugiye kuzibereka muri filime. Hari abantu bagiye badukunda muri pranka
bibaza ngo kuki mutagikora prank ntago ari uko twazihagaritse cyangwa se suko tutari dushishikajwe no kuzibaha cyane ko zari zimaze kugira n'abakunzi benshi badukunda bakandi bakadukundira muri prank ariko twasanze rimwe na rimwe hari igihe tubaha prank ubundi tukamara nk'ukwezi tutayibahaye bitewe n'uko umwe muri twebwe yagize akazi kenshi wari utegereje gukora prank akamubura ugasanga wenda umwe ayikoze nka kabiri cyangwa gatatu kubera ko we abasha kubona umwanya undi akayibura suko hari impamvu nibi hari n'abantu numvisha bari kuvuga ngo Carine na Buddy baratandukanye ngo niyo mpamvu batakiduha prank ntago twigeze dutandukana habe n'isegonda ntago ibyo bintu byari byabaho aracyaturinze aracyarinze n'urugo rwacu rero mu gihe bitari byabaho twishimira kubaha ibyiza kandi twateguye neza rero twararebye turavuga ngo reka tuhindure dukore filime kuko n'ubundi filime n'ubuzima bwacu niko kazi kacu ka buri munsi tuyiha umwanya none byandi byose mwifuzaga kumenya tubibahere muri filime na prank uko twazikinaga nyine ari prank nuko ngo uko twagendaga tuzitegura ukavuga ngo imuse ndakora prank yikorere Serie nabyo bizazamo muri filime muhumure pe ubuzima bwacu tugiye kububahereza muri filime rero nkuko mubibona ndi muri chambre ariko Serie agiye kuza kuko no musi wa mbere w'igisibo agiye kuza tugiye gufuturu tugiye kwimura kamera ndi kumwe n'umukameramani mushyashya wenda muraza kumubona muri video kuko tugiye gusangira Ifutal tugiye kwimura kamera tujye muri salon tujye kumurindira ubundi nawe naza ndamubwira ko kamera iriho agira icyo ababwira tunabararikira rwose pe mwihangane tugiye gutegura iyo filime mu guhera mu cyumweru gitaha mwihangane episode ya mbere izajyeho twujuje abasubscribers 1010 si bikeya nsabye bikeya ubu tufite 7500 basi mwihangane tuzashyira episode ya mbere twujuje abasabi 1010 kugira ngo umunsi kundi dukomeze tuzayibahereza kuko yo ni filime nateganya ko izarangira vuba ko ubuzima bwacu turacyaburimo ntitwenda kubuvamo Imana ikibudutije bivuga ngo muzagenda mureba episode ku yindi rero ndabakunda kandi nishimira kubana nanjye nishimira abantu bambuze kuri kamera ariko bagakomeza bakampamagara shime buri umwe wese wambaye hafi shimiye inshuti zanjye z'umwihariko za nshuti zitandyarya kuko n'izindyarya nazo nagiye nzibona nyine muri ubu buzima maze kugenda mbona inshuti zandyaryaga nyinshi ariko na nkeya nziza zigihari ndazishimiye rero murakoze kandi ndabashimiye cyane reka twimure kamera tujye muri salo nkuko mubireba rero Ifutal yageze ku meza ariko dufite umushefu wacu uba duteguriye ibiryo byiza Sadi yatambuka Sadi urasuhuza abantu ari kuri kamera urabaha salamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum washyira aho ngaho ubundi abantu bifuza kurya neza turabaha nimero yawe ubundi bajye bakwembita yaba afite ibirori ushobora no kujya kubakorera ibiryo mu rugo yaba afite amakwe no kuri ID wazabatekera neza siko bimeze nimero yawe titanze ikibazo nta kibazo reka nze mbasomere nimero y'umushefu wacu ubundi nimukenera kurya neza muzamamagara ni 0788 33 Subiramo nimero neza. 0782 33 35
663. Murakoze cyane. Noneho umuntu weditinga kugira aze kudufasha araza kuyandikaho nyine ubundi iyo ushaka kuryoherwa pe urabona ibi biryo biteguranye isuku nyinshi noneho bifite utudizayini ushobora guhagutarana wakoze cyane kudutekera ifutari yacu ya mbere. Ni n'umuyisilamu wamwita Allah aguhe imigisha. Amin. Kandi muryoherwe n'ifutari. Maze muryoherwe karibu no mu nzozi pake ibintu bihora ari byiza igihe cyose. Urakoze cyane. Asante. So nkuko rero mubireba Serie yageze ahangaha nkuko nari nabibabwiye tugiye kurya ifutari ariko ari kubibona nyine turi kuri kamera ntago twarya basuje abafana bacu cyangwa se abakunzi bacu muri rusange. Nabanje kubaganiriza mbabwira ko tugiye gukora filime y'ubuzima bwacu. Nasabye ko bazakora subscribe ari benshi. Nabwiye ko tugiye kohereza nyine inkuru y'urukundo rwacu yose hatabuzemo ikintu na kimwe. Ubwo rero nawe basubize ubundi turahita dukuraho kamera koko ntabwo twarya batureba. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abandi amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mubibona uyu munsi ni umunsi wa mbere w'igisibo. Akaba ari n'umunsi w'amahirwe kuri njye cyangwa imigisha kuri njye. Ikindi kandi nkuko yabasobanuriye nta byinshi ndibuze kuvuga. Hari project tugiye gukora twarabuze ariko tugiye gukora project imeze neza, filime ya True Love ariko si True Love yacu gusa tuzakora urumva twajya dukora filime zikarangira ariko tugiye gufata story y'ubuzima bwacu izakomeza isohoka kubera ko ubuzima bwacu reka dupfuye nibwo izahagarara ariko harimo n'indi story iri ku ruhande izaba irimo abasitari bagiye batandukanye. Iyo filimi nayo izaba iri True Love, iyo story izaba iri True Love iri ku ruhande nayo iri muri iyo story izaba iri muri iyo story. Ni ukuvuga ngo niba reka dufashe abakunzi bacu niba ufite inkuru y'urukundo rwawe ya nyayo ukumva ko ushaka kwisangiza abantu ariko biciye muri filime uzajya udushaka uyitubwire noneho abasitari bari iruhande baze bayikine basapotinge yayo indi yacu kuko ubuzima bwacu ntago ari ubuzima tubamo twenyine muri iyi si dufite n'abandi tubana. Bivuga ngo haza barimo inkuru nyinshi z'urukundo ariko zose z'ukuri. Okay. Iyo filime rero mwamubwira umuntu utarakora subscribe Muraho. Kandi nshimira buri muntu wese wakoze subscribe. Na Sami azi imbere ya kamera nyine bareba umuntu tugiye gusangira ifutari yacu ya mbere. Shehe Sami. Sami nawe ni umukunzi wacu twifuje ko tuza gusangira ifutari yacu ya mbere. Nawe akaba ari nawe nababwiraga mbere utaraza niwe wari uri kuri kamera ariko ubu noneho inyuma ya kamera hagiye undi kamera mbese dufite abakameramani benshi b'umwuga. Hariho Ashraf cyangwa se Bahena muri filime Umwari series. Mujye no kureba Umwari series. Filime nziza ndi no kuyikinamo n'Abahena kayikinamo nkanayandika sugongo manega. Nimugende murebe filime turi mu kazi kenshi kandi twishimye. Kandi abantu bose bakunze Mayidota mukayireba turabakunda cyane. Noneho n'izindi ziri inyuma muzirebe. Ifutari riri guhora reka tubasezere uri hafi ubwo anyarukaze dusangire. Turabakunda cyane.